turabasuhuje nanone inshuti bakunze ba Mukristo TV, mwebwe tubana umunsi ku wundi nkuko mubibona kuri kamera. Nanone turi kumwe n'umukozi w'Imana, muramumenyereye, asanzwe aza hano uko bukeye nuko bwije, kandi tuzakomeza kubana nkuko twayibemereye. Ndagira ngo twongere tumwakire, tumuhe ikaze, hanyuma asuhuza abadukurikiye, atubwire icyo Imana imushyize ku mutima uyu munsi gitumye yongera kugaruka kuri kamera za Mukristo TV. Muramuzi, yitwa Manuel, wenda arongera byivugire. Manuel, turakwakiriye kandi turagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Urakoze rero, Imana iguha umugisha kubwo kongera kwitabira umuhamagaro, ukaza kuri kamera za Mukristo TV, ukaza kubwira amahanga, ukaza kubwira abantu icyo Imana igushyize ku mutima. Niyo mpamvu dusaba abantu badukurikira kugira ngo bakore subscribe, bakore like, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze kugera kure. Abantu badukurikiye bari mu Rwanda bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Abarundi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abadiaspora bari hanze y'u Rwanda, mwebwe mwese turabasuhuje kandi turabakunda, tubifurije amahoro y'Imana. Karibu rero utugezeho icyo Imana igushyize ku mutima, udusurize abo bantu bose. Kandi reka tubanze dusenge Imana, reka dusenge Imana, hanyuma nkushyire imbere y'Imana kuko ijambo ugiye kutugezaho ryo rirasengeye, ubundi ukomeze utugezaho icyo Imana igushyize ku mutima. Turagushimiye Data wa twese mwiza, tugushimiye kuri Imana idahinduka, uri Imana idukunda, wabanye natwe, uraturinda mu minsi yose itambutse, watubereye Imana, utubera umurengezi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko wabanye natwe mu biganiro twakoze, kandi niko dusabiye umugisha abantu bose babirebye. Mana, bakoresheje imbaraga ndetse bashyiraho n'urukundo rwo kugira ngo batukunde babashe kubireba, natwe turasaba umugisha utagabanije. Niyo mpamvu tugarutse aha ngaha kuri kamera za Mukristo TV, twongeye gusabira umukozi wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe kugira ngo uwo mukozi ikara ryaka ku munwa avuga abwirijwe nawe. Mana, ntago azi icyo yabwira abantu baduteze amatwi, ariko wowe umwuka wawe mubeho, ijambo ryawe rimuganze, avuga abwirijwe nawe, akubera igikoresho wowe wikoreye kuko uri Imana. Turagushimiye ko ugiye kumushyigikira ngo usaze kumushyigikira, ni mu izina rya Kristo bambwe tubyamaje twizeye, urakoze. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none twongeye kuganira ku ijambo ry'Imana, cyangwa se kongera kugaruka kugira tuganire ku ijambo ry'Imana. Turabizi neza ko mudukunda kandi uko nanjye ndabakunda. Imana amahoro iduhane umugisha. Uyu munsi wa none rero tuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze bashyigikire, kandi Imana igihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Kandi ni ukuri njya mbibona ko badukurikira, bajya bandika muri komenti, njya mbibona. Kandi Imana mu gihugu cyo mu ijuru ni ukuri ijye bahereza umugisha, umuhate mufite, mwashyizeho amamega yanyu, mukandika, mugakurikirana, ni ukuri Imana ijye bagira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nazanye topic y'ijambo ivuga ngo cana umuriro wawe ureke kota uw'abandi. Iyi topic ivuga yuko umuntu akwiriye kota umuriro wiwe nacana w'abandi, kuko umuntu yacanye w'abandi yose uw'abandi uramuzimana, ariko umuriro wacanye mu mutima wawe, umuriro wacanye aho utuye, umuriro wacanye muri business yawe, ntabwo umuriro ujya uzima, ahubwo ukomeza kwaka. Niyo mpamvu niyo uhuye n'intambara, yari umuriro wacanye atari agakiza uvoma ku bandi, uwo muriro ufite ireme, ufite ishingiro, ufite ahantu uhagaze cyangwa se uturuka. Imana mu gihugu cyo mu tugira neza. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 28. Turiganira naho ni mu mbaraga za Yesu. Yesu ajya agendana natwe kandi atakatugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Ijambo ravuze ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese, kuko hari imvura hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babibonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nurora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, nimukundira kubaho. Ariko akunkumura icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini
bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru tugirire neza kandi Imana iduhane umugisha. Aha niho ndimo ndakura ijambo cyangwa se intego ivuga ngo ucana uwawe ni wote, ucana uwawe ukwiriye kota ni wote w'abandi. Yego. Jambo ryavuze ngo nuko Pawulo amaze kuva mu nyanja, amaze kuva mu nyanja ngo yaheze ngo bari mu nkuge cyangwa se bari mu bwato, ubwato ngo buza kugera gutya burasandara, ariko busandaye ngo haboneka ikintu cyitwa amakuru avuga ngo buri muntu wese afate ikintu yicayeho. Haleluya. Amen. Ubundi biragatsindwa kugira ikintu kugenda guhagarara mu kigeragezo cyangwa se guhagarara mu rugamba udafitiye amakuru. Pawulo ngo yicara mu nkuge ngo ariko yicayemo yumva ijwi ahantu rabo bari kumwe, arababwira ngo buri muntu wese uri muri iyi nkuge agira ikintu afatamo. Yego. Matangariza ko mu bwato bwose cyangwa se mu mazi burya hagira ibintu bigenda cyane. Uyu muntu yagira amahirwe yo kubona ikijerekani mu mazi arihuta, umuntu wagira amahirwe yo kubona ikibaho mu mazi arihuta, ariko umuntu wafashe ipamba, uwafashe ipamba riranywa. Rero Pawulo birashoboka ko ari niwe wasigayemo, birashoboka ko ari yarafashe ipamba ngo akaba ureze ngo afashe akabaro yari yicayeho, cyangwa se n'uwari wimutse ndayigendeye ndavuye kwigura n'injerekani ahita yamukira ku kijerekani, hari ukuntu kubitamo urutoki kigahita cyararuka gihonda kirimo kiranduruka, ahita afatiraho bafata hakurya. Bageze hakurya rero aravuga ati uriya we ntago azigera afamo. Ubu tujya tugira abantu bamara gukira, yabagira amahirwe acuruje akabotike kazamuka, yabagira amahirwe atangiye kujya kurangurira Dubai, yabagira amahirwe atangiye gucuruza amamodoka, mwarasenganye agahita avuga uburyo wowe utazigera ukira, agahita avuga uburyo nta bwenge ugira, agahita akubwira uburyo utazi no gukora, ariko ni umugisha yagize. Ari umugabo umwe wajya kubwiriza yigize kuvuga, aravuga ngo yari umukozi wo mu rugo, abwira boss, aramubwira ati boss ndimo numva ngiye gukira, arangije aramubwira ati ubwo byabinyuze, aravuga ngo ibyawe byanyuze niho n'ibyanjye bizaca. Rero hari undi muntu tujya tugira ukunda kubwiriza ajya kuvuga ngo iyo tubwira si muri umuna we yabo, iyo dusenga si muri umuna we yabo ni yayindi. Nubwo utinze gutabarwa aracyari ibyiringiro yuko Imana izagutabara. Nukurwa umutima n'ibyo urimo urabona, nutwurwa umutima n'ibyo biguhagaze imbere, Imana iracyafite imbaraga ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe. No stasevo. Imana ifite avuga ijambo rikomeye. Pawulo ngo amaze gukira avuye mu nyanja, amaze kuva muri aya mazi, ngo ageze hakurya asanga bagezeyo kare ngo bacanye umuriro, barota basusurutse barimo barabara inkuru. Buri muntu wese wamaze kuzamuka rimwe ne mwicarana n'abakire akabona hari umuntu batakiri ku rwego rumwe, ariko wowe uko byagenda kose nubwo bimeze gutyo uzakomeza utunge gukiranuka mu mutima wawe. Hari n'igihe usanga umuntu nyine yirengagije abantu, hari igihe ujya uhura n'umuntu twize guhura arambwira ngo se ngo harya ngo witwa nde, kandi twarasenganye, arambaza ngo witwa nde, aka kanya wibagiye izina ryanjye. Rero abantu bajya batwibagirwa nuko bavuye mu mazi vuba, bavuye mu nyanja vuba, bagafata hakurya bitewe n'icyo bambukiyeho. Rero umuntu nagucira iteka kubera ko ejo mu gitondo Imana yakora imirimo itangaje. Imana yacu nijya yibagirwa muri bya by'amagambo ko baravanga biringiye abantu barahemukira, ariko Kristo wenyine niwe utajya uhemuka. Imana ihabwe cyubahiro. Abitara sibibera Pawulo garagenda amara kurenga, amaze kugera hakurya aravanga uyu muriro bacanye, abatagize imbabazi zo kumfata ukuboko, abatagize imbabazi zo nibura kukuza kureba ikiri buze kumbaho, abatigeze nibura bavuga ati hari n'abasarenda baza kunyambutsa, abatagize bahereza ubundi butabazi, aravuga ngo nta mpamvu yo kubishinga muri uyu muriro bacanye, ntago najya kwicarana nabo. Ngaragenda ajya kwitahiriza inkwi se aza gucana umuriro wiwe. Imana ishimwe. Ndavuga n'umurokore wacanye umuriro wiwe yuko nta kintu azaba. Ndavuga n'umubyeyi wacanye umuriro wiwe nta kintu uzaba. Nubwo destaya ntabwo ukeneye support y'abahanuzi, ntabwo ukeneye support y'abavugabutumwa. Imana guhamagaye ukwawe, ishyira itabaza muri wowe. Jambo ryigize kumbwira amagambo akomeye, riravuga ngo buri muntu wese azamubaza itarano yamuhaye. Nubwo Kristo yagusigiye itarano, ariko azagaruka kubaza icyo yayikoresheje. Uwacuruje akunguka sava, uwayitabye nawe izamuhemba. Nubwo muri minsi hano abavugabutumwa n'abahanuzi mwihaye ibintu byo gucuruza impano, mbega mufite ukuntu mugenza ngo batakwishyuye n'uzaguruka ujye kuvuga ubutumwa. Yesu aravuze ngo mujye amahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, nicyo Kristo arimo aragushakaho. Rero baravugana nawe ngo impano zawe wongere uzikoreshe nk'uko Kristo abishaka. Wasuraga abarwayi ntukibasura, wongere ubasure, ongera ubyusiye Imana. Yesu naramuka azaguhemba. Mama ntago azakugendamo ideni, nubwo abantu bakubona bako ibyo urimo urakora ari iby'ubufafa, ariko ijuru gutekerezaho neza, kubera ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru azirikana. Imana iragukunda mubyeyi, Imana iragukunda mugabo musore, kuko umuntu wese wamenye Kristo ari izindi imbaraga ziba muri we. Ndumva kandi mfashishwe hita yasirima n'itarazo be. Iyi jambo riravuze ngo nuko atoranya imiganda y'inkwi, ngamaze kuwutoranya ngo arawushana mu rwego rwo kugira ngo ativanga n'abandi. Nanivuze ngo wikwivanga, wongera wibuke Imana iguhamagara.
yaguhamagara, uburyo yagushakagamo, wibuke uburyo aho yagukuye mu isayo y'ibyaha runaka, hirya iriya ukinywa inzoga, hirya iriya utagigira urukundo n'imiryango yibagirwa, waza gukora ukabona imiryango nta n'ikintu wayifasha ukanabibagirwa. Wongera ubyibuke, nurangiza wumva Imana imbaraga ifite, wongere wibuke ahantu Imana igukuye nayo ikugejeje, wongere wibuke bene wanyu uburyo nibura wabazamura, kubera ko Imana iragukeneye. Avuga amagambo akomeye ngo amaze gutoranya imiganda y'inkwi ayicanye ngo havamo igikururuka, ngo kirangire kimuruma ku gikonjo. Twagiye dukizwa abantu baduseka, n'uyu munsi wa none baracyaduseka, ariko iyo twiringiye n'Imana idatetereza abayisunze, n'Imana izadukuraho igisuzuguriro. N'uyu munsi wa none aho tugeze turayishima, kubera ko hari ingabo nyinshi yatanze zirapfa ku bwacu. Hari abari bari mu rugero rwacu bapfuye. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo igitumye ngusigaza Kerenti ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Ubundi mu rugendo rwose mu byo ukora byose ugira babandi barahaba. Yego. Yesu ashimwe. Babandi ntago tujya tubabura, baba bahari muri wari ubizi ko baba bahari. Burara umuntu uba ukure bakabona ibintu bega akavuga nkuriya koko barareba. Ngo babandi ngo bararindira, baravuga ngo nubwo ushanye se barawushanye se uri buze kwaka ngo umuriro uraka, bakavuga ati ese nubwo akijwe ko tumuhaye amezi 2 bagira ngo azamaramo 2, bakajya ku bantu bakabona 6 arashize, bakaguhereza umwaka ukarangira. Bega se nubwo ashatse bagira ngo azaruramamo, ejo bakabona ururambye mu byaye umwana wa mbere wamubyara ngo naga azajya kwiga, bakabona agiye kwiga, yajya kwiga bafite ntabwo njye azagira, bakabona arabugize. Babandi bahora badutega iminsi uko bwije nuko bukeye, ariko turasenze Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru gikomeze ihagarare hahandi, ikomeze ikora imirimo. Babandi babona imirimo Imana igenda igira gute idukorera. Imana ishimwe. Siko naje gusanga nta muntu ugira nta mukinnyi utagira abafana. Yego. Ubundi abantu benshi abanyamagare ba Tour du Rwanda, zino za Tour du Rwanda siko numva bazita, niko bazita, ngo bagenda nanjye nigeze kujya gufana, umuvugira izindi ngo yengo turi kumwe nawe, ngo yororororo, ngo yego shango komeza, ngo yengo uracyari uwa mbere mwana, ngo yego ngirukanga, ugakomeza ugahagarara aho ngaho, ntago mujyana mwirushanwa. Niko abantu baba bameze. Nubwo waba uri mu kibazo bakabakuvugiriza induru, ariko ni nagutabara, akanwa kakuvuze nabi ni nako kazaza gushima, kazagufata inzu. Akazi kavuga, akanwa kavuga yuko bagusohoye mu nzu niko kavuga ko bakwishyuriye inzu. Akanwa kavuga yuko wasaze ni nako kavuga ko wakize. Mbega Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikora imirimo itangaje, ikora imirimo ifatika kuri wowe, ku buryo abantu bamenya Imana wakurikiye. Pawulo ngo baricara baramureba, baravuga ati yewe ko dushimye se ko inyanja yikize, iriya nzoka imurumye yaraza kuyikira, ngo nawe ngaritonda ngarayikunkumura. Narivuze ngo kunkumura, gira ibintu kunkumura, kuko niba ufite umuriro washanye muri wowe, narivuze ngo kunkumura, ukunkumurira mu muriro wawe, mu masengesho urimo urasenga, inyatsi kumumurira mu masengesho yawe. Mbega amafaranga, ibintu byose byafashe ibyawe, ongera ukunkumure mu muriro. Bishe karande kunkumura, uburwayi kunkumura, umukene kunkumura, inyatsi kunkumura. Gira ibintu kunkumura, ubikunkumurire mu muriro wagize gute washanye. Kubera ko yaza kuba ari wabariya bashobora kuba kumuteza n'ibindi, ariko ngo amaze gukunkumurira mu muriro, bamuhereza igihe, ngo barangije kumuhereza igihe bakamuhereza amezi, bakamuhereza umwaka. Bunda babandi bahora bagenda basimburana, ubwo usanze mu kigereza akagwera ati nshingiye buryo mubonye n'izabukuru n'igihe n'inararibonye ntago azamaramo kangahe. Ariko ngo we Imana ni mu gihugu cyo mu ijuru ikomeza guhagarara ku ijambo yavuganye nawe. Aravuga ngo wari Pawulo w'umurenganya w'umuriganya ntabwo akiri wa wundi, wahoze yica abana banjye ntabwo akiri wa wundi, afite imbaraga za none n'iz'ikindi gihe kizagira gute kizaza. Imana yanga akapfira mu maso y'abapagani. Nuba warakoreye Imana ntabwo izagukoza isoni, niba warizeye Imana ntabwo izaguteza abantu. Wowe nubwo ubona warusebye, ariko hari Imana igitabara ku munota wa nyuma. Iyo niyo ndimo ndakubwira. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yahanitse ikirere, Imana yadendeje ijuru. Narivuze ngo Imana yongere ireme inama, ireme inteko zose z'idisini zigambiriye kugutabara. Ijambo ryaravuze ngo icyakoze bazaterana, ariko si Uwiteka uzaba ubateranyije. Iyo umuntu yakunkumuye arambara akaberwa, iyo umuntu yakunkumuye hari igikundiro kimuzaho, iyo umuntu yakunkumuye inama za famiye abonekamo, iyo umuntu yakunkumuye mu nama z'amakwe uraboneka, ariko utarakunkumura. Kera bageze kujya banumira mu makwe, banumira invitation ngazicanisha imbabura kubera ko n'amafaranga nagiraga. Ariko uyu munsi wa none wanumira mu buko busa na 5 koko.
Yesu yishe umwaku. Yesu Yesu umwaku ni ukuri kw'Imana. Nuko umuntu hari uburyo akunkumura, hindura ubundi buryo. Yesu asanga abigishwa ngo barimo bararoba ngo bakesha ijoro ngo nta kintu bafashe, ariko Yesu arababwira ngo nimuhindure uburyo. Yego. Haleluya. Iyo wagaze ku ijambo rya nyir'ijambo herata iwosi peniwo esanse gereho deme iwisani prefo. Imana ihebazwe kandi. Imana ishimwe. Paulo nganezezwa n'Imana yakurikiye kitamuteje abantu. Bahindura amagambo baravuga ngo burya bwose twagendanye nawe. Uyu muntu nagasanzwe. Uyu muntu arimo izindi mbaraga. Uyu muntu arakomeye. Uyu muntu arimo umwuka wera. Abantu banezezwa n'imirimo Imana ikoze ngo barahindura. Baravuga ngo wa muntu ni Imana. Ariko haleluya. Iyo umuntu akorera Imana hari itandukanyirizo ry'umupagani n'umuntu w'iki w'Imana. Uyu muntu nta nubwo amenyerwa. Nicyo cyatumye Sawuli ngatinya Dawidi. Akayavuga ati Dawidi yatinye ngo Sawuli aramutinya. Aravuga ngo nago nakora ku muntu Imana yageze gute yasize. Aravanga ariko gahunda nuko mwereka ikimenyetso ko nari namugezeho. Ari mfite uburyo bwo kuba namugerera nabi, ariko aramutinya. Ariko barakora munsi ya none baratinyuka. Yanze guhangara umuntu Imana yimikishije amavuta. Aravuga ati Imana yasize ntago namukoze. Sinamumenyera. Kandi nawe yarafite andi mavuta. Ariko ugasanga abapaseri bafitanye intambara barimo bararyana. Kandi uwo dukorera n'umwe. Ari umujambo nigeze kubabwira, ari umuririmbyi nigeze ni ijambo nababwiye ejo bundi. Turimo turaganira cyagiye ryavugaga ngo Dawidi abwira Abiyatani amwe ngo gumana nanjye. Ngo kuko uhiga ubugingo bwari higa n'iki n'ubwanye. Batangariza ko twe twahamagariye gukora umurimo w'Imana. Undi uturwanye ni Satani nta wundi. Uwo nitumwimira akaba kure yacu tuzaba amahoro. Kandi nawe ntago azigera akizwa, nta nubwo azigera arekera. Ni mpaka tumurwanye ku manywa na ryari na ninjoro mu buryo bwose bwo gusenga. Ijambo rivuza amagambo akomeye, riravuze ngo nuko cana umuriro wawe. Yego. Bose imiriro y'abamushumba, abandi bota imiriro y'abavuga butumwa, abandi bota imiriro y'abahanuzi. Ariko uyu munsi wa none urebye ahantu bageze bagenda ni kure byara. Yego. Buri muntu agacana umuriro we ku giti cye. Cyane bikomeye. Imana ishimwe. Umuriro wawe ubana nawo mu masaha saa 9 ugahirika iyo ariko yariri imbere yawe. Umuriro wawe urawucana mu masaha yariyo yose ugahamagara Imana ikamanukira kubana nawe ku rutere. Abantu bose bakamenya ko Imana yahageze. Batangariza ko uyu munsi wa none igituma bakuvuga bakabona nta bintu birahinduka nuko utaragera urwego rwo gucana umuriro wawe. Naho kandi zamura kwizera kudacogora, ko ari umuntu acana umuriro wiwe agavuga ngo igihe nasengeye se hoya gusenga kwawongeraho ukundi gusenga kugeza igihe Kristo azagera gute azazira. Yego. Ntago ari gusenga none ahangaha ngo urekera aho ngaho. Hoya amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'abantu. Amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'abantu. Amasengesho birashoboka ko Paulo ari mu nkuge cyangwa se ari muri aya mazi yasenze amasengesho ituma imigambi y'abamugirira nabi, imigambi y'ababisha bari imbere ye bacika intege cyangwa se babona imirimo Imana ikoze ngo bahindura amagambo bibwira. Batangarize ko ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe biraza guhindura amagambo abantu batekerezaga. Utangarize ko igitangaza Imana igiye gukora biraza gutuma baza kuvuga ngo buryo tubabare twagutekerejeho nawe, kubera ko ari Imana wacanye umuriro wawe muri ubu buryo bwose bwo gusenga, muri ubu buryo bwose bwo kurikirana ikiganiro, muri uburyo bwose wumva birivuga butumwa. Wongere wisuzume, wininire, utekereze ngo ari kubona magazine nkora gute, kuko Imana mu gihugu cyo mwijuru ikeneye kongera kuba umwanya mwiza wo gusenga. Ongera ucana umuriro wawe imbere gatoya. Imana mu gihugu cyo mwijuru icyo gicaniro ufite muri wowe kizakubashira kwambuka, kubera ko biramwe ngo bari 5 bari 10 ariko 5 bari abanyabwenge bafite ikintu kitwa gucana umuriro batabwiye bagenzi babo ngo bagashara umuriro batatuza ikintu cyatuzanye. Uramenye wigira ikintu umuntu arangara hari ugiye ujya kumva ku muntu ukumva umuntu avuga ngo ngiye ngo nago nzongera gusenga. Hoye wimwishinga nuko afite ahageze, nuko azi impamvu zabyo, nari wamenye ibimujyanye. Wongera ibihe byo gusenga, wongera ugwiza amavuta mu merezo, kuko Kristo naramukaje abantu bazamusanganira ni abantu bafite amavuta hehe mu merezo. Paulo niwe wenyine Imana yarebaga ikavuga ati nuko uyu ndamwesherezaho icyubahiro. Biragaragara ko hari abantu baje kwizera. Bibiliya irambwira ngo yisha abahanuzi 300 ba Yezebeli igirago baba yari, ariko ngo Yezebeli wari ubakuriye uyu mugabo ngaramutse amaze kubica ngagira ikintu cyitwa ngo yumva ijwi rya Yezebeli ngaratinya. Eliya ngaratinya aravuga ati nukuri ngajya kwihisha ngo ubwabyo ngajya kuryama munsi y'igiti cy'umuretemu, aravuga ngo nisabiye gupfa.
ariko ntabwo ari igihe cyo kugira ngo upfe. Nubwo uyu munsi bimeze gutya, Imana iri mu gihugu cyo ngo iracyari mu ruhande rwawe, nubwo ibiguteye ubwoba bihari, ariko nzanye ihumure rivuga ngo komera, widesitarame, witerwa ubwoba n'ibyari biguteye, kuko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibiguteye byose izabitatanyiriza mu nzira ndwi. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibahereza umugisha. Kandi uko nuko nari ndimo ngira ngo mbabwire ngo mwongere mwizere Imana, mwongere mucane umuriro utazotwa. Ari ukuntu nagiye mbona buriya Satani, iyo Satani aje kugerageza ubwoko bw'Imana, ntabwo yazumura urarimba amakorasi narayibonye iratabaro gira neza Mana, hoya ntabwo iza muri aho ngaho hari bugire muracana umuriro, ahubwo umuriro Imana ikeneye n'ugendana mu mutima, kubera ko mbatangariza ko hariya ntabwo imbwa ntabwo yaza kota uwo muriro. Imbwa nigiza mu muriro, ihene nigiza mu muriro, ariko iyo umuriro umaze kuzima imbwa ziryamamo, ihene ziza kuraha ivu. Rero niyo mpamvu ukwiriye gucana umuriro utazima, umuriro uhora waka. Niwo dukeneye ku buzima bwawe, niwo ukeneye mu gihe cya none, kuko nicyo Imana ikwifuzaho. Nari nangarije ubuzima bwawe mugabo ngo wongere usubire ku rufatiro. Nari nangarije wowe udukurikiranye kugira ngo ubugingo bwawe babuzima, ni uko wongera ugacana umuriro muri wowe, kandi ugakomeza ukaba maso, kubera ko ni ukuba maso kugeza igihe Kristo azazira. Rero Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibahereza umugisha. Ni iryo jambo nari nazanye, ni iryo mwuka yararimo aganira namwe kugira ngo mwongere mucane umuriro wanyu. Imana amahoro bahereza umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana kutugezaho ijambo Imana igushyize ku mutima. N'ubundi abantu bakurikije ijambo ry'Imana kandi bamaze kumva yuko Imana ifite imbaraga, kandi bumvishe yuko bisaba buri muntu wese gucana umuriro we. N'ubundi ngira udusengere, twingingira Imana, ubwira Imana ngo Mana ashoboza buri muntu wese gucana umuriro we, twere ko umuriro w'abandi, twere ko umuriro wa mushumba, twere ko umuriro w'abahanuzi, twere ko umuriro w'abavugabutumwa, ahubwo buri muntu wese agira imbaraga zo gucana umuriro we, nk'uko ijambo ribitubwiye ngo Pawulo nawe acana umuriro we. Nubwo abantu bari bamuhaye igihe bakavuga ngo nubwo yarokotse mu nyanja, ariko idashirwa kibera ngo ntabwo iri bumukundire kubaho, ariko kubera ko Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, irongera imuha kubaho. Abantu babona yuko bidashoboka, iyo abantu babona yuko bidashoboka ubuzima bwarangiye, Imana igiye yongera ikabutangiza. Imana yacu nishimwe cyane. Sengera abantu ubasabira umugisha, kandi ubasengere kugira ngo Imana ibashoboze gucana umuriro, hanyuma tunagana ku musozo. Imana iguhe umugisha cyane kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Nanone turagushimye mu izina rya Kristo Yesu, turagushimye urukundo wadukunze, turagushimye imirimo udahwema gukora ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo zanye imitima yataraye Mwami Imana mu mpande zigiye zitandukanye. Mwami Imana nyagora ko ngo uyikuruzi neza yawe, ni wowe uzi aho bashakira, ariko ndasenze kugira ngo Mwami Imana nyagora ko wongere ubabere gikurikirana, wongere ubashakisha bagiye batararira mu gihe gisa nk'iki ngiki kigoye. Mu izina rya Kristo Yesu byatumye Daniel ngo areke iminsi, ayongera iminsi yo gusenga, kandi byari bimutuze byari bihari, ariko ngo yongera ibihe byo gusenga. Kandi Mwami w'Abami Yesu nicyo cyatumye Mwami bamujugunya mu rwobo rw'intare, ngo ariko intare ntizamurya, kubera ko yari afite muri we umuriro waka muri we. Nicyo cyatumye Saduraka, Meshaki na Abednego ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro, ko ngo umuriro niwo watwika, kubera ko wari uri kumwe na umuntu w'Imana ahari arashinganye. Nari nsenze kugira ngo aba bantu bawe, abana bawe waremye, wacunguje amaraso y'igiciro, kwemera gutanga umwana w'ikinege kugira ngo umwiza atarimbuka, wongere ugendegende mu buzima bwe, wongere watse inyenyeri ye, wongere ucana umuriro muri we. Mu izina rya Yesu Kristo yongere yumva gukunze, yongere yumva kunyoteye, ahore Mwamana hirimbanira kuba Mwamana bugufi bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo natangije imigambi yose y'abadayimoni katika jina la Yesu Kristo, ibigenza ubwoko bwawe, ibituma abantu Mwamana basubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo ndakubita hasi byishyira hejuru, kutaya bene sanse ibiza kurwanya bera. Mu izina rya Yesu Kristo ndabahora ikirere cya buri muntu wese, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Matayo 18:18 aravanga ikiboshywe mu isi no mu ijuru, aravanga icyo kiba kiboshywe, natwe tubohoye ubutabazi bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo tubohoye mu mitima yabo. Imana yumva gusenga, wongera ukomeze intambwe zabo, abari basubiye inyuma wongera ubasukemo imbaraga, bongere bakwizere. Pawulo yabaye urugero rwiza rwo gucana umuriro wiwe, natwe duhe gucana imiriro yacu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwo uzaza tutazabibwirwa n'abamushumba, tutazabibwirwa n'abavugabutumwa, tutazabibwirwa n'abahanuzi, ahubwo ubwacu konegisiyo y'umuriro izakomerekana n'ijuru. Yego, urakoze Mana. Babera amatabaza, kandi Mwami Imana bagutunge muri bo, kugira ngo Mwami w'Abami Yesu ubwo uzaba uri muri bo, ntago bazigera bamenya igicaniro cyabo nikizigera kizima, kubera ko umuntu watashyemo imbubese zizego umuriro uboneke muri bo. Mu izina rya Kristo Yesu senze mbyizeye, kandi bahabwa umugisha nawe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.